akunda n'ibikunda ubwo tuzabibatangariza igihe cyabyo cyageze. Ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe yitwa Forever, ikaba ari ikipe Rayon Sport yakiriye ifite intego yo gukomeza gutsinda Forever. Yarayitsinze rero yibonaho intsinzi y'ibitego byinshi, ni ibitego 7 muri iyi minsi. Ibitego 7 byabaye inkuru isanzwe, ibitego 7 kuri kimwe rero ikaba ari ibitego byatsinzwemo 2 byatsinzwe n'umunyezamu witwa Monica Karambo, ariko this time around arimo arakina ku ruhande asatira. Abantu babyumve ntabwo ibyo bitego 2 yabitsinze ari umunyezamu. Twarabibabwiye ko ari umukinnyi. Ubu abatoza b'ikipe ya Rayon Sport barebye bakabona technicity afite mu maguru si yo kwicara kuri bench ngo umunyezamu usimbura, ahubwo hana mubanzamo gakina yindi myanya. Ubwo rero Monica Karambo w'umunyakenya dutsinda ibitego 2. Ibindi bitego 2 byatsinzwe n'uwitwa Janete uko inkunda bakunda kumwita Gigi, uyu nguyu nawe yatsinze ibitego 2, ibyo bibaye 4. Ikindi cyatsinzwe na Emerance niyo nshuti utajyupfa gusiba gutsinda Gibi Mary Shavinda utahiruka kuboneka kuri score sheet yabonye igitego, ndetse na Nyirarukundo bakunda kwita Rulave nawe yari yabonye igitego muri iyi match. Navuga ko ari match yagendekeye neza ikipe ya Rayon Sport, ari nako ikipe ya APR Women Football Club intsinzi ikomeje kuyumva ku maradiyo. Yatsindwaga n'ikipe ya Muhazi igitego 1-0 nta kindi burenzeho. AS Kigali yatsinze Polisi 2-1, ubwo abakeba bacu nuko bahagaze. AS Kigali byagenze bite? Yatsinze Polisi 2-1. Okay. Yariri Kigali se Polisi? Oya. AS Kigali yatsindiye iwayo, Polisi yariri iwayo. Niyo yakiri umukino. Okay. Amanota meza cyane kandi. Ibyo byaranze iyi journée mu bagore. Navuga ni journée yaje nyuma y'uko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport busuye ekipe yacu y'abakobwa, bakabwira ati uko mubona twita ku bahungu ni nabyo namwe turabahagurukiye, ubu tuje urumva. Ikipe ya Rayon Sport rero ibona intsinzi ibitego 7 byose muri make n'ibyo ngibyo umuntu yavuga. So nibyo ngibyo rero ibitego 7 ikomeza no kuyobora urutonde rwa championnat, iri no kwinjiza ibitego byinshi. Ariko ubwo tubibutse ko iyi faza rizasozwa Rayon Sport ikina match 3 ziremereye, narwo rugendo yatangiye kwinjiramo. AS Kigali iyi weekend tugiye kujyamo izakurikira ikine na APR isoreze kuri Bugesera. Ni icyifuzo cya benshi nuko match ya APR y'abakobwa n'iy'abahungu zabera hamwe, imwe ikabanziriza indi, abantu bakabona ibirori byuzuye nkuko nabyo tubigarukeho. Ekipe yacu y'abakobwa under 17 yatsinze ibitego 2-1, yatsindaga Forever n'ubundi 2-1. Hanyuma ikipe yacu y'abahungu under 17 yatsinzwe ibitego 5 n'ikipe ya Gorilla Football Club. Rero ndimo interview umutoza wa Gorilla avuga ati iyi Rayon Sport ya under 17 bijyanye nuko ari ekipe itarabonye umwanya wa selection, ngirazenguruka igihugu ishakisha abakinyi beza. Bijyanye nuko ari abana bibera Nyanza mu karere ka Nyanza, ni nkuko bavuga ngo ni ikipe y'ikigo, na ahantu nyine abana baba bigana bakinana bakaba aribo bambaye umwambaro wa Rayon Sport, kuko irushanwa rya under 17 ryatinze kumenyekana ko rizaba. Twabimenya buri byumweru 3 irushanwa ritangire, nta mwanya uhagije wari uhari. Mbungira ari baratsindwa nibyo navuga nti igihe nikigera tukabona umwanya wo kongeramo abakinyi tugakora selection nziza. Rayon Sport under 17 zabikomeye kurusha ahangaha. Navuga nti babe bakina byonyine byo kuba bakina. Umutoza wa Gorilla ubwo nari mugarutseho, we yavuze ati ntabwo bamenyereye gukina kuri tapi. Urabibona urabibona ukabona abana barimo bararira ngo inkweto ziri kubarya, inkweto zabashyuhiye. Ibintu nk'ibi byo kuba batamenyereye gukinira kuri tapi ntibahakorera imyitozo. Ni ibintu ubuyobozi bwa ekipe bugomba kurebaho, hakarebwa uburyo under 17 y'abahungu nayo yagira umusaruro mwiza. Ubwo muri make tuzengurutse ibyaranze weekend mu muryango wa Rayon Sport mbere ko twinjira ku nkuru nyamukuru Rayon Sport Gorilla. Reka tuhite twinjira ku mukino wari uri kuri iki cyumweru saa 9. Ni ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Gorilla. Tumaze icyumweru cyose tubabwira ko twagiye tugaruka ku buryo abakinnyi bagiye bagaruka mu myitozo, abavuye muri equipe nationale, abari bakirutse imvune, uburyo bose bagiye basubukura imyitozo ku murongo. Icyari gisigaye rero nka saa 8 zuzuye niho tumenyera 11 bagiye kubanza mu kibuga ngabo. 11 twarababonye, ngi nawe duhuriza ku kintu cyuko uko twabitekerezaga ni nako twababonye rwose. Ibyo bigaragaza ikintu bita connaissance umuntu aba amaze kugira kuri equipe, kuko
iyo shampiyona itangiye twagiye tuvuga kenshi ko umutoza wa Rayon Sport atarabona umwanya, atarabona igihe gihagije. Handi yakunda kuvuga iminsi, ukumva ngo maze iminsi 40 n'ingaye muri equipe, maze iminsi 30 n'ingaye muri equipe. Aha bakwibutsa ko hari igihe gihagije atarabona kugira ngo yige equipe ye. Uko rero yari atarakibona niko natwe byari bimeze. Natwe twifuzaga ko twabona umwanya uhagije wo kugira ngo mu by'ukuri tumenye equipe yacu. Ubu rero twamaze kuyimenya, ntitukigorwa, ntitukigoka, ureba imyitozo ibiri mu cyumweru ukaba watangira, nubwo tutazana ngo tubibabwire, ariko turi kumwe turi babiri je nawe dushobora guhita tuvuga ati aba nibo bazabanzamo. Hagize impinduka iba ntago igirenga iba. Ubwo rero umutoza Gonçalves de Carmo nkuko wabimbwiye yari yakoresheje Hadim Ndiaye wakinaga match ye ya 8 muri championnat atinjizwa igitego. Ubwo nimvugiye 8 harimo 7 Rayon Sport yakinaga match ya 8 itinjizwa igitego, harimo 7 uyu Hadim Ndiaye arizo yakinnye atinjizwa igitego nawe. Yari afite Ombolenga Fitina ku ruhande rw'iburyo, uruhande rw'ibumoso ni Bugingo Hakim. Muri axe centrale hari Youssou Diagne ndetse na Aimable Nsabimana. Gatandatu cyangwa se mu récupérateur yari Roger Kanamugire. Ku 8 hari Richard Ndayishimiye, babita aba box to box midfielders. Hanyuma yari afite meneur de jeu ari Kevin Muhire mu second strike, ubundi niko abanyaburayi bamwita. Uruhande rumwe hari Aziz Basane, hanyuma urundi ruhande hariho Iragwa Haji Folnganye, rutayizamu wa mbere uzi gutsinda kurusha abandi mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, nawe yararimo. Aho ngaho ubwo navuga nti kuki umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yahisemo gukoresha abakinnyi bakoze voyage ndende muri equipe nationale ntabwo ari R ahubwo ni L, equipe nationale. Kuki yahisemo kubakoresha kandi bananiwe, niba ari gutyo twabyita. Nge mu gikari nabimubajije nagira nti riske yo gufata ba Kevin na Ombolenga bakajya bahora barimo na bahaji uyifata ute? Arambwira ati nawe uzarebe iyo bavuye muri national buri gihe mbaye ikiruhuko. Si ngombwa ko baze ngo bakore biriya bitize byinshi byo mu nzovu. Mbanzi icyo bashoboye, mbanzi ko bafite imyitozo yahagije, ikiba gisigaye no kubakoresha imyitozo nk'ibiri 3 yo kwitegura match. Baza ari uko tugiye muri tactique. Umukinnyi uvuye mu ikipe y'igihugu ntabwo mukoresha ibintu bya condition physique kuko avayo n'ubundi yarabikoze cyane. Ni question yo kumenya management yabyo, ariko bundi n'abakinnyi bari tayari kandi bari kudufasha. Wonye umupira Ombolenga Fitina yakinye ku munsi w'ejo, ubona ko yari ku rwego rwiza. Haji the same, Kevin the same. Navuga nti abafite abakinnyi muri nationale badakinishwa kuko bavuye muri nationale tubibazwe. Je simbizire rwose. Hari uri kubikuziza se? Match biratangiye rero. Narakubwiye nti hari igihe kizagera abantu bajye baririmba ngo nta mutoza dufite. Ariyo ndirimbo yabo. Hari ubuhanuzi se bwo burimo? Si ibintu biri obvious umuntu abareba akabona ko biri hafi. Umukino uba uratangiye. Ikipe ya Gorilla Football Club, ikipe ya Rayon Sport yungukiye cyane mu kubita ifite abakinnyi bayo babiri b'abarundi, witwa Darcy witwa Kevin. Kugira ngo umenye uburyo abare ari ikibazo. Habayeho ukwibeshya muri recording y'amakarita y'umuhondo. Abasifuzi raporo batanze aba bakinnyi ntago bari babashyize kuri liste yabujuje. Ibyo rero Rwanda Premier League igiye gukora liste igendera kuri ayo maraporo y'abasifuzi yego, ariko si inshingano za Rwanda Premier League kubiri coding. Aba team managers b'amakipe nibo bagomba kuba ba mbere mu kubiri coding, ku buryo nubwo Rwanda Premier League yabitagusohoye kuri liste y'abakinnyi bari suspend, wowe ubutegetswe gusiba kuko nyine ni wowe wa mbere yo kubimenya, nta wundi ugomba gutegereza kabikumenyera. Umureyo rero umwe yarampamagaye ejo arambwira ati Rwanda Premier League nabibonye abakinnyi bari suspend nago Kevin na Darcy babashyizeho. Ati kandi nge ndabizi ko bujuje. Ati nge ndi inshuti ya team manager wa Gorilla. Ati nimureba nabi barabakoresha mutangatanga. Nasekeye mu mutima ndamubwira nti wabiretse se bakabakoresha.
habiretse bakabakoresha ko waretse no kubagira inama bya bindi wasiriye avuga ngo byo guhorera mpaga ko wabona natwe tubikose waretse bakabakoresha icyo cyo ntago gutera mpaga ariyo ntego ya Rayon Sport mu by'ukuri twebwe ikintu nahise nkora nibukije ababishinzwe sindi buvuge ngo ni bande muri Gorilla no muri Rwanda Premier League mbabwira nti hari abakinyi ba Gorilla babiri bujuje twizere ko mutabapanze baraseka baramwe ngo nese ngo bikuye Darcy na Kevin twungukiye kuba batari bahari n'abakinyi beza ikipe ya Rayon Sport rero uko kuntu yakinaga ndagira ngo tuganire umupira cyane muri tactique mbere ko tujya mu mibonekere y'ibitego umutoza witwa Kirasa Alain birashoboka ko ari we mutoza mwiza kurusha abandi b'umunyarwanda uri muri champion y'u Rwanda yego ubu so far so good birashoboka ko mu cyitwa amayeri y'umukino ari imwe mu makipe agoye cyane guhangana nayo mwarabibonye abakinnyi nayo mwese ko ari ikipe igoye igitekerezo cye cyari ikihe aravuga ati umuntu twaganiriye aravuga ati Rayon Sport igira akantu ko gushukana ikakwereka ko irimo ikinira umupira ku mpande kandi uko biri buze kurangira bari wugaruremo hagati ngo bafata umupira Keva akagenda kegera Ombolenga ujya ubona uburyo Bukayo na Martin Odegaard bakina kuri ruriya ruhande rw'ibumoso wagira ngo bari kuri karindwi bombi ngo Ombolenga na Kevin ngo baragenda bakabana agapira bakagakorakoranaho bakabakurura mwese mukaza ibyo biba bivuga ngo Ombolenga na Kevin wenda na Basane iyo bari kumwe ari batatu bakorakoranaho agapira ku ruhande rw'iburyo uwitwa Haji itaza muri mediane buryo mutazi akaba yegeranye na Richard iyo ugize ibyago Adama Bagayo akaba yajemo hari gihe nabo baba ari batatu bawukorakoranaho equipe umu right back oya ubwo n'umu left back wawe umu defenseur central uhengamiye ku ruhande rw'ibumoso na nimero 6 bose baragenda bagakurikira Keve kuko Keve ari izina rikomeye bavuga ati Keve anytime yakora ikintu gikomeye iyo bawukorakoranyeho mukaza bahita bawuterura bakawutera muri babandi bahagaze neza bo muri mediane ubwo ni Haji ni Richard na Adama kenshi yagiyemo Rayon Sport imira tsinda ibitego byo hanze ya box kubera iyo mpamvu ni igitekerezo cyari kiri muri Gorilla uburyo bwo kubikontra ni handi uzabona ngo Rutanga bamwicaje kuri 3 kubera iki Rutanga aragufasha mu gushaka igitego ariko se araza kugundagurano nabo bantu aho bisaba gukandagira arakandagira bisaba gusunikana arasunika ni ya 3 y'umutekinisiye ushobora kubonaho santere nyinshi ariko icyo cyo cy'ahantu yasize agiye guterera santere akaba ari baro nyinshi zanyura mu migongo ziri bose kuhanyura urumva igitekerezo cya mbere buryo cyari kimeze igitekerezo cya kabiri ni ikintu bita block y'abantu batanu buriya twabonaga Gorilla isa nk'ikina ari abantu bane muri defense y'abane ariko bari bafite umu récupérateur défensif haba kapiteni wabo yitwa nde Murda haba n'uyu mpeti muremure bavanye muri polisi Rutonesha Hezbon isegonda kurindi wajya kubona yasanze aba defenseur central babaye batanu byari kugira ngo cyane cyane kuri Rutonesha byari kugira ngo umukinnyi witwa Fornganye atabona baro mu kirere kuko ni Ombolenga uri witerure ni Bugingo Hakim uri witerure ni Haji cyangwa Basane uri witerure baraza ko bashakisha umutwe wa Fornganye bavugaga ati Fornganye turaza gufunga iyo mipira ituruka muri mediane barwane no kwiterera mu mpande niba yiterera mu mpande turaba dufite abakinnyi benshi kubarusha muri axe centrale yacu ibyo biraza gufunga uburyo bwa Rayon Sport bwo kubona igitego iyo ni tactique ya kabiri tactique ya gatatu mu gitekerezo cya Gorilla ari nayo ya nyuma baravuga ngo nitwe kipe ya mbere muri ball possession mu Rwanda kugumana umupira no kuwupasanya kandi babikoze cyane noneho kuko Rayon Sport ari ikipe nkuru ari ikipe y'abakinnyi ba confiance bifitiye icyizere bashaka gukina no gutsinda iyo ekipe iraza kusufra mu kudefanda kuko turi bugumana umupira ubundi irawirukankaho muri uko gupressinga no kuwirukankaho abakinnyi bayo barananirwa kuko they are not used to this
ntibamenyereye ibyo bintu byo gusufura bamenyereye gukina umupira bafite nitutindana bararuha batakaza imyanya baze ubundi tubone umupira ku makontre tuze gutsinda ibitego ibyo nibyo byari ibitekerezo bitatu bya Kirasa Alain wa Gorilla byaguye mu mazi pe ngabarakoze cyane kubanza kutwinjiza ku gitekerezo ibitekerezo birenze kimwe umutoza w'ikipe ya Gorilla yari afite mbere y'uyu mukino w'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo umuntu ashaka kwibaza ati igitekerezo cya Robertinho cyo cyari ikihe? Robertinho arakubwira ati ngendi Rayon Sport. Ndakina umupira mfite. Ibyo byo kuba ngo nitumara kuko agira ari kintu abantu batazi. Buriya Richard Ndayishimiye abakinnyi bitwa aba box to box midfielders. Bagira icyo bita ngo alternative playing position bitabaye ku munani ahandi wajya ni yego Pierrot Kwizera twaramugize wakinaga uriya mwanya ariko alternative yero kujya ku 10 Kevin Muhire buriya de nature n'umukinnyi numero 8 alternative yero kujya ku 10 n'abandi tujya tubona ariko hari abakinnyi bagira alternative yo kujya kuri 6 ba Declan umukinnyi yo kubona okay arakina box to box ariko ku 10 sibye ahubwo urebye nabiyaza kuri 6 uwo ni Richard rero Richard buriya umwanya we wa kabiri usibye gukina ku 8 aba ari kuri 6 yego yakubera umukaseri mwiza kurusha uko yakubera nimero 10 mwiza uzanayibona imbere y'izamu yagiye boze amahirwe kugera imbere y'izamu ntabwo bimworohera gutera mu izamu aho urashakisha uwahereza Richard mu gihe ikipe ya Gorilla iri mitihererekanya umupira Roger nawe asubira inyuma cyane akegera defense Richard akamera nk'uje muri 6 twambura imipira myinshi cyane kuri bari abagabo babiri Richard na Roger bambura imipira myinshi cyane bivuga ngo aho ngo bigwa freedom yuko muri bari abakinnyi bane b'imbere ugomba vuga kuva kuri nimero 10 Basane Haji Folnganye na Kevin abo ngo ushatse babihorana niba defend umubonye amahirwe yo kuvuga ngo recuperation yangira iri strong aba defenseur banje bane barahari ikibuga gasa nk'ugiciyemo kabiri twaba tudafite umupira bagakina gutyo twaba tufite Richard akaza muri box to box Keva kamwegera ngo barefseve baro ubundi bakayitera mu mpande bya bindi coach Kirasa yabonye ntabwo byari ukobeshye niko Rayon Sport yari maze iminsi ikina ariko birahinduka Robertinho ahindura ibintu yo bibaye ngombwa ubwo reka none twinjire mu bitego ugiye kudufasha kutubwira uburyo Rayon Sport yabonye ibitego reka twinjire mu buryo ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego byayo byinjiye ku munsi w'ejo uko ari bibiri byose mbere yuko tuvuga ibintu byinshi n'ibitego byose byakozwe n'umuntu witwa Aziz Bazane ku munsi w'ejo yakoze ibitego bibiri siwe watsinze ariko yakoze ibitego bibiri byose ni by'umuntu witwa Aziz Bazane ikipe ya Gorilla ku munsi w'ejo Omborenga yari umwambi Omborenga umupira yakinnye yaridagaduye akina umupira warabibonaga ko anezerewe mu maso yaranezerewe mu maso so ubwo ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko ikipe ya Gorilla yari yafunze Mediane gutyo bakarwana n'uburyo na centre zose ziri buze kuza bagora umuntu ugiye kuyitera either nishobora kuza ize yacitse intege ku buryo byorohera abantu bari muri access central ko bakuraho umupira baro zigiye kunyura muri Mediane nizibasha no gupfumura zipfumura ariko zizane imbaraga nke cyane ku buryo uwo isanze adashobora kwibyaza umusaruro icyabaye rero ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ijya gukora igitego cyayo cya mbere cyaturutse ku muntu witwa Richard Ndayishimiye yafashe icyemezo ahagaze mu rubuga rw'ikipe ya Rayon Sport afata icyemezo we aterura baro ayiterurira mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport ni nyuma gato y'umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri ni igice cy'ikiziga cy'ikibuga icyabaye yarebye ukuntu umuntu witwa Aziz Bazane arimo aragenda aterura baro yari build up ya bari ivuye muri defense y'ikipe ya Rayon Sport Richard bari uyisohora oya yasohowe n'umuntu witwa Aimable iyo baro Aimable nawe Sudianye wamaze gukinana bayihaye umuntu witwa Richard acunga muvoma z'umuntu witwa Aziz Bazane wari wimutse ava kuri 11 aza kuri 7 arongera
ava kuri ya karindwi agaruka kuri 11. Aho kuri 11 rero aho dusanzwe twita kuri 11 ku ruhande rw'ibumoso ubusanzwe niho yakiriye iyi baro yihuta agana kuri surface y'ikipe ya Gorilla. Bitewe n'umuvuduko yagenderagaho abadefanseri b'ikipe ya Gorilla bari basigaye, hari gap nini hagati ya defense y'ikipe ya Gorilla, kuko urumva hari hagiye kubaho build up nyine. Rayon Sport igiye gutangiza umupira, iyo ikipe igiye gutangiza umupira habaho anticipation y'abadefanseri b'ikipe adverse yo kuraririza umwataka w'ikipe babahanganye nyine. Icyabaye bigiye imbere ngo baraririza umuntu witwa Forunganya. Aziz Bazane acunga iyo espace basize, ategana neza na nimero 2 y'ikipe ya Gorilla, ategana nawe yereka akaboko umuntu witwa Richard Hanaji, aramubwira ngo nshyirira baro hariya. Abadefanseri b'ikipe ya Gorilla bisanze uyu muntu yamaze kubarengaho, nimero 2 ntiyamukurikira, axe centrale nta muntu wamukurikira, n'uwamukurikira ntiyamugeraho. Icyabaye umuzamu w'ikipe ya Gorilla yasohotse mu izamu ashaka kuhita afunga poto, noneho yabaye umuntu ugiye gusohoka mu izamu rye kugira ngo agabanye iyo ntera iri hagati y'umuntu witwa Aziz Bazane kugira ngo bize kumugora gutera mu izamu. Ubwenge bwa Aziz Bazane bwaturutse hehe rero? Yafashe baro aho kugira ngo akore afonsoma yinjira mu izamu, yabonye umuntu witwa Forunganya ahantu ahagaze, afata icyemezo cy'uko agiye gukaraga baro akayikoraho gake akayimugarurira inyuma ya surface de réparation. Forunganya amaze kubona uburyo nk'ubwo rero icyo yakoze mu izamu ryambaye ubusa yashyizemo umupira ikibi cya mbere cya Rayon Sport gutyo. Hari uburyo butatu bwo gusatira. Hari uburyo bwa mbere bwitwa attaque placée. Attaque placée ni ubu buryo bwa Barcelona ya Guardiola, turapasanya baro 50 gato umuntu wegereye umwegereye undi umwegereye, baze tugashyema ga through ball gato, twe tujyane nk'ikipe dufite total football tiki taka possession ari yacu. Hakaba ikintu bita attaque sur les ailes. Satira uciye ku mpande, noneho umupira ndawufashe nteye umucometse wenda kuri Ombolenga, acometse agapase, Haji ari hafi y'umurongo ugabanyamo ikibuga 2 arawusunitse arirutse ateye nka centre, wenda dutsinze igitego cy'umutwe. Iyo bayita attaque sur les ailes. Ubwo tugiye kwataka tunyuze mu mpande. Hakaba n'ikintu bita rero attaque rapide. Attaque rapide ntirenza passe 3. Twabibonye ko ball possession Gorilla wiyigumane. Twanabibonye ko bahagaze neza ari 5 inyuma, ariko kuba ko bafite baro baraza, kuko harakanwa waruvuze ko kuvuga ngo tumuraririze. Oya, ntibari bumuraririze kubera ko nibo bari bafite umupira. Ntabwo waraririza umuntu kandi atari Rayon Sport ifite umupira. Bo bari bafite umupira baragenda, ahubwo kuri iki gitego Rayon Sport igiye gutangiza umupira. Muri compact football Gorilla mbere yuko itakaza baro Rayon Sport igiye gutangiza. Mbere yuko itangiza rero nibo bari baje. Handi n'umunyezamu bateye intambwe 2 yigira imbere. Handi aba defenseur central baba bari muri kimwe cya kabiri cy'ikibuga cyabo, no kuvuga ngo bari hafi ya centre n'ubundi. Tugiye gutangiza rero ntabwo umwataka wa Rayon Sport ari muri box ya Gorilla, nawe yari hafi ya centre yacu, kuko twe turi kwataka, twe twari turimo twataka. Ibyo bintu biragukoste. Liverpool yagutera ibitego 100. Liverpool irakureka ukawukina ukayisatira mukaza, hanyuma bo bawufata bawutera rimwe, Sara yaba 2, Sara hita ureseve ukagira ngo ni offside, uba wakiriye. Ibyo ni ibintu equipe ya Rayon Sport ya professional ko yego bari bafite umupira barawutakaje, tugiye gutangiza ntibarabona umwanya wo kwiregrupa ngo basubire mu myanya yabo. Mabura Gardia akinye na Mabura hisatera muremure, cyangwa akinye na Richard ateye muremure kuri Aziz Basane. Aziz Basane ntaga afite umwanya wo gucenga, ntaga afite umwanya wo kwitereramo, ko ntaga ari mu kaguru ke, yawufunze rimwe awufungira mugenzi we. Ubwo twavuga kuri tactique uburyo igitego cyabonetse, ariko ntabwo bikuraho icyo bita individual ability, qualité individuelle ya rutahizamu watsindishije imoso. Nari ndimo ndaganira na Kazungu ku munsi w'ejo igice cya mbere kirangiye, muri bwa busesenguzi bwe hahandi ahita natunga urutoki umuntu n'undi, ndirinda gupointa amazina. Yarambwiye ngo byagusaba iminsi myinshi ushingiye ku bataka turi kubona muri iki gihugu kugira ngo n'umuntu watsinde igitego nk'iki ngiki. Hahandi umuntu ahagarara muri metero zigera muri 20
akaba yizeye ko precision ye igenda ikagera aho hantu ashaka. Arakubwira ngo iyo aza kubundi iyi baro ubanza twari witore n'inyuma ya stade. Biragoye kugira ngo ubone umuntu ushobora guhagarara ahantu nkaho Forunganye yari ahagaze yizere ko agiye gufungura ikirenge cye kandi bari kagenda ikagera muri iryo zamu. Ubanza na Gadi wasohotse mu izamu ibyo bintu atarabitekerezaga. Kugira ngo wizere ko umuntu agiye guhagarara muri metero 20. Iki ni cya gitego mutsindwa mukavuga ngo nta muntu wakoze ikosa. N'ubuhanga bw'umuntu kidutsinze. Umuntu kidutsi ahantu yashyize baro muri 90 burundu niyo Gadi yari kuba ari mwiza. Ntago wayise niyo waba uri umudefenseur central ntago wayisevinga. Wakiterura umutwe niyo wawushyira ntago wahagera. Baro ayiteruriye hejuru ubwenge burimo iri kugenda imanuka. Ijiri hejuru uko isatira izamu iri kugenda imanuka igana mu izamu. Cyari igitego cyiza kiri no mu bitego ushobora kuzaranga uyu mwaka w'imikino. Ubwo igitego kimwe kirabonetse rero hagomba kubaho menace, hagomba kubaho gushaka gukora reaction kuri Gorilla. Byanze bikunze kuko ni ikipe nziza, kuko warebaga possession ukabona abantu barenda kuyinganya, occasion irimo irabona si nyinshi cyane ariko nayo iragerageza kugera imbere zamu y'ikipe ya Rayon Sport. Urabibona ko n'abantu bavuga bati no come on ni kimwe kubusa. Niba babonye igitego twakinaga ibintu bijya kumera kimwe, reka natwe turwane n'uburyo tugomba kubona iki gitego. Igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego kimwe cya Rayon Sport ku busa bwa Gorilla. Icyabaye igice cya kabiri Gorilla yakoze impinduka ikomeza no gusatira ikipe ya Rayon Sport. Uburyo ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo igitego cya mbere byaragaragaraga ko ari nabwo buryo ishobora kuza gutsindamo igitego cya kabiri. Kubera iki? Izo espace Gorilla noneho yasize mu gice cya mbere zaragiye zimera nk'izigiye kwikuba kabiri mu gice cya kabiri. Yaryohewe irabona ko ibintu byose birashoboka, itangira kurwana n'uburyo none igomba kubona igitego cyo kwishyura. Nabo bagiye bagira chance ukabona Kadima aradutabaye barayikuyeho cyangwa bari Sudiane nabonye akantu ajya agira. Hari abadefenseri b'ubwoko bubiri, hari umudefenseri ukina nka Ramos urebana baragukubita akwanurane na baro, nushaka kumusigara gukubita urutaka bareshyire muri kona we nagarika kina. We akina style nk'iya ba Virgile, iyi ngiyi yo gutuza ukaza akaguha umubiri gusa ukabura aho ukinira, akakwima umwanya wo guhindukira, akakumwa umwanya wo gushota, akaguherekeza paka urengeje. Nabibonye kenshi mu gice cya kabiri ko Gorilla yari yagarukanye gahunda, yinjizamo abandi bakinnyi, yinjizamo Evode Mobola kinyi mwiza cyane. Hari n'undi murundi w'umwataka di bazanyemo wambaye nimero 10. Urumva banamufite kuva sezishize. Hitwa Kavumbago niwe. Abo cyitwa Kavumbago bafitera? Ufite izina ry'umukinnyi w'umurundi rero wakinnye mu Rwanda. Ndaje muguhe. Urumva? Ikipe ya Rayon Sport isa nk'ituje gato ariko bijya bindi n'ubundi twaprofitaga byo gutera imipira miremire iturutse inyuma, twongeye kubibyaza umusaruro haboneka igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri cyabonetse hari ibitego nka bibiri tumaze guhusha. Hari umupira umukinnyi witwa Aziz Bassane ya Resevier uvuye ku ruhande Forunganye muterekeye aka Mavugo Cedric. Mavugo baga hari umuntu wakinye mu Rwanda. Nibyo rwose ntari wibeshye. Mavugo rero niwe wagiye masimbuye nawe. Anyibutse witwa Rodi Mavugo wakinye muri Police angaha. Ubwo navugaga ni igitego cyagiye kuboneka hari ukazikomeye nabwo umupira uturutse kure, uturutse ku mugardier barawuransa. Forunganye usabira iburyo awuhindura muri box. Abadefenseri bose b'ikipe ya Gorilla urabarenga, usanga Aziz Bassane muri box ahagaze wenyine agiye kudepoza biranga umupira umucira ku ruhande gato biranga kabisa. Hanyuma ariko n'umuzamu yari yahagaze kuri iyo occasion yarebye barigenda arahagarara rwose arayireka. Ibyago bivamo ica ku masanimetero make turutse aho ngaho. Bikwereka iki? Bikwereka ko ibyo tactique za Kirasa zavugaga byari byahindutse. Ubu none umupira urova ku munyezamu ugiye kumwataka, umupira urova ku munyezamu ugiye kumuwinga. Gutyo turakina byihutse cyane, turakore kugumana umupira wo pasanye nimufata ndatera muremure. Ibyo ngibyo byaje kubamo n'igitego rero cya kabiri. Umupira waturutse kure ugera kuri Aziz Bassane
arabasiga nk'uko bisanzwe. ubwo mukanya twari tumaze gukora muri introduction ko Rayon Sport byaragaragaraga ko byanze bikunze ubu buryo yakozemo igitego cya mbere ni nayo nzira ishoboka ko ishobora kubakamo igitego cya kabiri. Umuntu witwa Muhire Kevin ibitekerezo byarahindutse, yaravuze ngo Richard yayishyizeyo, Aziz Basana yisangayo. Niba dufite umuntu ufite speed ingana gutya ushobora kudrivinga umupira agakora metero 10-20 kuko yaramaze kubikora mu gice cya kabiri inshuro irenze imwe, niba ya drivinga umupira agakora metero 10 akaba ari umuntu wasiga abantu bigakunda, reka dukoresha inzira zose zishoboka tumugaburira imipira myinshi noneho turebe icyo biri buze kubyara. Dufite umwataka mu finisha mwiza, dufite Haji wahagarara inyuma ya Sirifasa kare kuri shot kandi bigakunda. Niba dufite umuntu wa driving umupira agakora metero 10 nawe ubwe yabona amahirwe yo kwiterera mwiza akaba yabikorera bikoze kuri match ya Police atsinda igitego cyo nyuma ya Sirifasa de reparation. Niba ibi bintu ashoboye kubikora reka tumugaburira imipira myinshi sasa. Icyabaye Muhire Keve yamucomekeye umupira ya defense y'ikipe ya Gorilla turimo turavuga iryohe bivuye muri kona, bagenda gake cyane umuntu witwa Aziz Bazane yisanga agiye kwakira umupira asigaranye n'umudefenseri centrale umwe w'ikipe ya Gorilla. Icyo yakoze ni iki rero, yafashe baro amudrivinga metero nk'eshane 6 habayeho retari y'umudefenseri wa Gorilla, yisanga Aziz yamusizeho metero nk'ebyiri ahindura baro ashakisha umwataka w'ikipe ya Rayon Sport. Akaboko k'umudefenseri wa Gorilla kadafashe ku mubiri kagaruye umupira musifuzi atanga penalty. wavuze ku kazi gakomeye ka Aziz, ngenda garuka ku kazi gakomeye ka Richard. Richard yateye umupira muremure wavuyemo igitego kuko Aziz yawugaruye rutayizamu Fall nganye itatsinda igitego. No muri build up y'umupira Richard niwe wawuzanye awukina na Keve, ahubwo Keve gucomekera Aziz akagakombineza abantu bumva ukuntu karyoshye. Aziz aturutse inyuma Rayon Sport yari ifite umupira iri gukora uburyo bw'uta bwa counter attack. Richard amuhaye baro, Aziz arayimusubije. Richard arongeye yafashe baro ayihaye umuntu witwa Keve. Build up y'uwo mupira yawutangiranye umuntu witwa Aziz Bazane, yawutangiranye yawukozeho awusigira Richard. Richard nawe akurura wa mupira awuzanira umuntu witwa Muhire Keve. Richard arawuhindura agiye gukina neza cyane uburyo pass yari yayitanze Fall nganye ari kwigeraho. Ibitego byabonetse mu buhe buryo umudefenseri yese ukora nakaboko penalty iraboneka. Kintu nabonye noneho bamaze kumenya imiterekano nibande bayitera kuko umupira bikiba Fall nganye yafashe umupira uzanira Keve. Ntago hakirimo deba. Igitego cya kabiri kinjira mu buryo bwa penalty, Keve ahita yinjiza tsinda igitego cy'ambere muri sezo. Navuga ni hagati ya Aziz Basane na Richard Ndayishimiye, umwe yaba man of the match ku munsi w'ejo. Igitego cya kabiri kiba kirabonetse, birumvikana ko n'umutekano waruhagije noneho byari byorohereye abasore b'ikipe ya Rayon Sport gutangira kugaragaza ubuhanga bwa buri mukino mu minota yari isigaye rwose. Nitubona igitego cya gatatu ni byiza, biraza no kuryohera buri muntu wese uri hano, ariko noneho iyi minota yose twamaze turimo turarwana na tactique z'umutoza, reka dukine twisanzuye natwe. Umufana uri hano aryoherwe n'umupira, natwe twenjoying ibyo dushaka gukina, twirinde kwitakaza cyane, ariko umuntu uri hano aryoherwe n'umupira. Ibyo babikoze kuva ku munota 75 abafana bari muri stade baryohewe n'umupira pe. Kandandi itangira gutembera dukina icyo bita Joga Bonito y'abanyabrazil niko bayita. Turatuntu ba Neymar na ba Vini babigira bagutsinze, ubu byangoye gutoranya icyo bita skill of the day zabaye nyinshi pe. Hari uturobe twa Omborenga, hari amapasi ya Simbona ya Haji, hari utu exterieur twa Keve, ubyageze turacanganyikirwa. Omborenga si byo gusa, afite n'ibindi bintu nka Magana yakoze, yayihagazeho yagize ate yakuroganye cyane yiyenzaga cyane. Yana nibyo rero umuntu yavuga. Murabizi ko kuwa kabiri nibwo twinjira mu reaction. Kuwa mbere tuba tugomba kubabwira what happened mu by'ukuri, ariko Rayon Sport akurikizaho Vision Football Club n'umukino uri kuri uyu wa gatandatu.
abareba barimo barakoresha imbaraga nyinshi cyane mu gutegura mu match amaprime ari hejuru ejo tuzabigarukaho ariko Kevin arakubwira ati twe nta kibazo dufite abanyamakuru bakamutsindagira ngo ariko ngo ntimuhembwa akavuga ati ariko se ko ari twe muri kugarukaho twe nta kibazo dufite rwose bababwiye ikibazo ufite ni ikihe ubwo mwaturetse aravuga ati twe baratuganiriza tereme yitwa kukuganiriza rero hari igihe utazi ikivuga abayobozi bahari ni beza baratuganiriza hari ikibazo mwe mufite abanyamakuru ko mukomeza mudutsindagira ibyo kuhemba no kudahemba kandi ubwo bari kwisekera cyane so ubwo iki cyumweru cyose ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ifite imyitozo n'ubundi mu Nzove ni ikipe yagize ibyago Charles Bare baramubonye ku munsi w'ejo arimo agenda acumbagira yavunikiye mu myitozo abantu bibaza impamvu atakoreshejwe umutozo mu gice cya kabiri yaje gushyiramo abandi bakinnyi ba Adama barinjiye ba Papley barinjiye abareyo bongeye kwishimira kubona safe kuri fin de match kuko ejo safe yari kuri bench umuntu yavuga ati birimo biragenda biba byiza kurushaho so twakwakira abantu nkabangahe kuri telefone ntacyo ese reka twakira umuntu nk'umwe cyangwa babiri kibazo nibaza ni 2025 cyangwa na 7 n'umunani cyagoranye kuwa gatatu hari match itagenze uko byifuzwa none umva mubwiye byaba na 30 hari ubwo niyo mpamvu abantu bambwiraga ngo naho kuwa gatatu uziko nasezeranye n'abantu nka batatu twari kumwe nimugoroba ukajya wibaza kuwa gatatu azabiki kuwa gatatu hari iki kuwa gatatu hari ikirarane kandi mbikubwiye tuzahembwa se Dinyo reka ntacyo yagira Dinyo reka muramutse cyane nicyo cya kabiri okay match so kongera gasubiko ewana ariko ubwo abareyo twese turi tayari gukomeza gusupporting ikipe yacu match yacu na Visio irahari izakurikirwa na match yacu na APR nta gihindutse yagira yirukana bwo tuzabibabwira dushimira abareyo by'umwihariko abakuru hembe ejo nafashe umwanya numva ikiganiro president vice president wa urwego rw'ikirenga Dr Emile Rwagacondo ndetse na president w'umuryango wa Rayon Sport Tade twagira Yezu bagiranye na televiziyo Rwanda bagaragaje icyo bita clear picture y'umuryango wa Rayon Sport ariko ibyo mba ngomba kubagarukiraho giye cyane Tade yaravuze ati no gutsinda twe guto shaka insinzi ibindi byose bizaba biza ariko ikipe yabonye ibi yabibayemo amazi uko bigomba kugenda cyane urabizi ko iyi passe iyo itagera kuri foul nganye ndavugira passe ya Basa n'igitego cya mbere Basa nakago bari gutanga penalty kubera ko Basa yatanze ibaro Sama ahitamo kubita ku kirenge sikako kantu ntakitegereje iyo Basane agwa rwose yari bari gutanga penalty ariko ntiyabitegereje navuga ati mwataka ndamwizeye ndirirwa ngo nshaka ikisi ndagwira iki tatwumve nka babiri allo yewe wasiri waramutse ngabara gutashya turizana ngaboti kunda cyane bimeze bite sawa none ni wa mwuzukuru wa Rayon Sport cyangwa umukoro de yarwo cy'ubumisundwe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uri umwuzukuru wa Rayon Sport umwuzukuru wa Rayon Sport cyo muzazana okay ya foro nganye ni cya foro nganye nzamugabire Rayon Sport fans are falling in love with fall foro nganye hejuru ana kabisa dambarize wamu gawitwa Jangwani oya ntacyo kumubaza nta na kimwe cyo kumubaza gihari nyine tumubariza mu kibuga basigaye abahehe arahari yaraza kwiba abantu arabamara inde Kadime oya se ko nabonye yasohotse imvura imugize byagenze bite ababyihorere kandi hariyongereyeho n'undi hari undi muntu uzamubona kenshi undi muntu nawe mushya urimo wiyegereza abasaza ngo bahuza ibitekerezo we yamubwiye ati ni Senkani oya se isanga yasanzwe afata kandi ngiye kuba inshuti na Kadime waba inshuti n'uyamuhase hubwo oya Kadime ndi inshuti y'inshuti reka twigendere katubashimire cyane